cyangiro cyose bari barabagushize inyuma hose ibyagutera gusubika imbere. Harimo na bamwe banshuka tukaryamana banyejeje yuko tuzabana zo gupfusha ubukwe inshuro 3 zose, kandi abo bahungu mana nta kintu mba nakoze pe. Bimeze bitesobanurira nta kibazo, wigira ubwoba bwo kubimbwira kuko njye ndi muganga fasha abantu benshi bafite ibibazo mu buryo butandukanye. Ko wambamagaye umbwira nimugoroba urabona haba ari kuri telefone, ariko nk'umuntu uri mu Rwanda ndeye indambwe ndakwegereye nakumvise, kuko wambamagaye ufite agahinda amarira menshi cyane, wananiwe kurya ngo umeze nabi, numvise ari ibibazo bikomeye. Navuzeho kugira ngo wiyahure, uri umwana w'umunyarwanda, uri umwana w'umukobwa wacu, nanjye mfite abakobwa. Icyo nicyo gitumye nza vuba afite urundi rugendo ngiye kujyamo, ariko wambwira ikibazo ufite udaciye uruhande bimbwire nta kibazo. Ngende umubyeyi ifasha abantu benshi. Ntabwo naci iruhande kuko biri kose, nubwo nta kwizera cyane, uwo kwizerwa cyane n'Imana. Ngiye ikibazo mfite kirankomereye pe. Oya humura wambonye kandi nahageze. Muga urareba ibibazo ko maze gupfa, njye ngiye kubivuga ngira ikiniga nkumva agahinda karanyishe pe. Uzi kuko ngiye nacumiye iki ku Mana ku buryo ibintu byose byajya bihora bimba, maze gupfusha ubukwe inshuro 3 zose, kandi abo bahungu Mana nta kintu mba nakoze pe. Ariko humura, ibaze ko bamwe harimo na bamwe banshuka tukaryamana banyejeje yuko tuzabana. Begari ibintu byoroshye, ako bigaragara ko uri umunyamugisha, uko kuba ubashije kumbona. Urabona ndi mu rugendo rurerure, ariko kubera ko ubashije kumbona, sobanurira neza umbwira ikibazo ko giteye kugira ngo ushobore ko ngufasha, ngiye gufasha n'abandi. nyine urareba kuri 21 z'uku kwezi turimo nari mfite ubukwe, noneho ku itariki 19 umuhungu arampamagara ambwira yuko nta bukwe bwanjye nawe buhari, arantuka umva aranyandagaza pe, ndibura n'ubu tuvugana telefone ntayiho, nta nubwo ari yahise agenda. Narangije kucyumva kandi birababaje koko biteye n'agahinda. Ni abantu benshi bahura n'ibi bibazo, ariko iyo batwegereye turabafasha. Kugeza kuri saha rero urabona nubwo ngeza aha, ariko nta gihe kinini mfite hano. Reka ngire uko ngufasha, kuko burya abantu benshi bafite iki kibazo bari kuba baratongerewe imyuka mibi. Yego, imyuka mibi icyangiro. Nese ko nta muntu nigeze memukira ko icyangiro barakiroga, asebe ko umuntu akubanza binashoboka, mukagirana ibihe byiza ndetse mugakorana bya bindi wambwiye bamwe mujye mubikorana muri abo mwakundanaga, ariko igihe kikagera ya myuka mibi na cyangiro cya bwaburuzi bumara bwabyo bugakora ku munota wa nyuma akakubona ko ndacyo uzamumarira, yahagarara nawe akumvura kumunukira. Nese kuko buri kureba nta kintu namarira umuntu. Nose nyine urabona bishoboka, ariko kubera iri shyari ryateye mu bantu, abantu basigaye bangizanya muri ubu buryo cyane. Nese ko nta muntu ngirira n'abantu bose mbafasha uko nshoboye. Urabona urugero rwa hafi, ntabwo ugiye kurikira radio Rwanda ngo wumve. Iyo wumva abantu benshi ngo ziri gutandukana no kubera iki? Umuntu yashatse umugore amukunze, ariko bigeze nyuma baranganye baricaye. Ndabishubukwe ni jewe, eko ndabihazi. Gusa ubutware wagize mbaye ngushimiye n'ubu nuko wibutse kumbamagara. Ngiye muganga Rutebuka afasha abantu benshi. Ikintu cyose uri bunsabe gukora ndagikora. Icyo dukenera na amafaranga y'imiti ya mbere dukoresha hano mu Rwanda ni 36,000, hanze muri Afrika ni 70,000, i Buraya dusuzumira $150. Muga
wowe wigira ikibazo cy'amafaranga yo kuko n'ubundi n'abo bahungu nabo bajya bayatwarira ubuntu. Ikibazo se ni amafaranga. ngurikije agahinda nakumvanye nimugoroba n'uburyo uri kumpamagara ngo ugiye no kwiyahura uretse ko ndawutakabura. Ubwo rero reka nze ngufashe ngo umanure ngo ukureho iyi myuka mibi. Hari n'uburyo baba barakuzinze mu rugo rwanyu ukazahora uzerera ukamerera n'imvi. Ni abakobwa benshi basaziye mu ngo z'abanyina gutya. Baranzinze. Nise ko mama asenga ninde ubwo waba warabikoze. Ibi ni imiti dukoresha, ni izindi mbaraga dufite dukoresha zikakuzingura zikaguhambura ukabona ukakira. Ugasabwa ukubaka n'urugo rugakomera maze ngufashe. Yego muga. Ariko nyuma yo kugufasha uzanyishyura. Ubu rero icyambere ugiye kumva ni amafaranga yo gusuzuma 36,000. Icya kabiri urandebera ibase irimo amazi. Amazi angana iki? Amazi yo koga ngayo wakwiyuhagira niyo mazi uri bumbe. Hanyuma ngo ibyo ngora shyiremo imiti ndayifite mba nayigendanye. Urabona ko mfite amabage hafi 2 kugira ngo ntawazana agatebe umuntu akabikora yicaye. Oya. Ngiye rero bitewe nuko ndi kugenda ahubwo na n'ubu wandindije nyishyura ayo yo gusuzuma. Hanyuma igihembo urakimba nyuma ndangije kugukorera. Ikibazo. Umbwiye 36 niyo yo gusuzuma mu Rwanda hose niyo dufata. Hanze y'igihugu niho 70 muri Afurika, i Buraya na amadolari 150. Okay. Aya nayo gusuzuma ntabwo ari ayo kuvura. Ayo imiti uzayama ingukiza ibi bintu. Muga wowe icyambere wigira ikibazo igiciro cy'amafaranga. tubikoreraho gisanzwe. Abantu bose bafite ikibazo bagumiwe ngawe, bafatiriwe ngawe, bazinzwe ngawe, bo igiciro tubikoreraho. Yuri hano mu Rwanda ni 300,000 n'ibintu bizwe. Rero genda nzanira ibase y'amazi, nshyiremo amazi yo koga, hanyuma ngufashe mbigukorere. Kurura ayo mazi zana hano. Ushaka yareka. Reka ngumanure rero hanyuma wihangane ibyo ngiye gukora kuko nuko kuvura. Harubwo ari bibise muga. Abari kure bonjya mbavurira ku mafoto no ku mazina yabo ngabikora. Numva sunne ubwoba harubwo ari. Ariko wowe kubera ko turi kumwe ni kuko hano urabona ni mu rugo ni wanyu. Icyambere nishakira n'umugabire gawe. Igeza iyo base gatoya. Igeza hirya gato. Ukekera. Iyo ugiye guhagararaho. Kuramo ingweto akaguru kamwe ugashyira aka k'iburyo. Uragashyira kakandi uragatera hano. Okay. Uraciramo n'amo gatatu. Inshuro 3. 1 2 3. Okay.
guhera none ibyo bagufatiriyemo byose n'ibyo bakuzingiyemo byose, imihamo yose baguhamurijeho yo kukuzingira muri uru rugo rwa mama wawe na papa wawe ngo uzarusaziremo, kandi bikikwicira ubukwe, bikirukana abagukeneye bose, icyangiro cyabo cyose guhera uyu munsi wa none ndaguhumanuye, kandi imihamo yabo yose nigukuyeho. Imihamo yose baguhamuriyeho ndakuzinguye ndi muganga Rutebuka, nawe uzagira abakwe kandi uzagira urugo rwiza. Ubukwe bwawe bwose bwazinzwe ndabuzinguye. Shaka ugire ubuzima kandi ugire imibereho. Imiti yanjye igira imbaraga, ihangane. Ugomba guhumanurwa imihamo yose bagukoreye, ibyo byose bagufatiriyeho bigomba kuvaho. Guhera none wumva inkuru nziza, icyangiro cyose bari barabagushizeho. Iburyo ndaguhumanuye, ibumoso ndaguhumanuye, inyuma hose ibyagutera biturutse imbere byose ndaguhumanuye. Ongereho kandi ibyakubavuze byose, kandi baho guhera none ugira ubuzima kandi ugira imibereho. Yego, muri urugo rwanyu rwose abakwe baze mu marembo, abakwe b'imburamumaro bose ndabirukanye. Abasore, uri umusore mwiza uruta abasore bose wabonye, uzagufata neza kugeza mu musaza bwawe. Akiri umusore w'umutima. Ubu rero umurimo wanjye ndawurangije, ndangije kuguhumanura. Igihe kitarenze iminsi mike cyane uraba wabonye ikimenyetso, ibindi bizongera kukubaho ibyakubayeho. ese ubu kuba umenyeho amazi hari ikintu biri buhindure ku bintu byose? Iyi miti yose ubonye nguresheje ifite imbaraga mu rwego rwo hejuru. Ubu ndangije kukuzingura. Nibyo? Yego. Nizere ko ibintu byose bigiye kugenda neza. Ngiye gusohoka hano ufite icyizere mu mutima wawe yuko mu gihe gitogiye. Ubwo rero inzi neza ko ku isi hari abantu benshi bafite iki kibazo, haba abirabura, abazungu, abanyarwanda bo muri Afurika n'abandi bose bafite ibi bibazo. Ariko abantu bose bafite ibibazo ngibi ni karibu kwa muganga, kuko ubushobozi burahari bwo gukemura ibibazo biri mu banyarwanda, biri mu banyafurika, biri mu bantu b'i Buraya. Ibi bibazo imbaraga ndazifite.